iyi nimenya nibi naho nge ni Benjamin Naiture yite Kiramani cyangwa irindi zina umuze mu mafilime ndetse na video z'urwenya agenda akoresha ariko uyu ni Yannick Niyonshuti wavukiye mu Biryogo umwaka w'1994 ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Reka twirebera ubuzima bwe ndetse n'urugendo rwe kugeza uyu munsi. Kiramani cyangwa se Niyonshuti Yannick akirangiza amashuri uyu yabaye mu diskibana cyangwa umucuruzi wa za filime, nyuma yaho aza gutangira umwuga wo gucuruza za flash, computer n'ibindi bikoresho bya electronic. Mu mwaka wa 2015 yashatse umugore ari nawe baheruka gukora ubukwe bwiza bw'igitangaza. Uyu ni Shemus Umuhoza. Mu mwaka wa 2016 aba bombi bibarutse umwana wabo wa mbere w'imfura w'umuhungu, nyamara ubuzima bwo bwarushijeho kubakomerera ari nacyo cyatumye Kiramani yohereza umugore we iwabo kugira ngo abanze gushaka ubuzima. Mu biganiro ndetse na byinshi Kiramani akunze kuvuga, akunze kugaruka ashimira umugore we cyane kuba yarihanganye akamutegereza kugira ngo abanze kubona ubushobozi. Ku bijyanye no kugira ngo Kiramani yinjire mu ruganda rwa sinema nyarwanda abageze aho tumuzi uyu munsi, umunsi umwe yari yicariye mu rugo agiye kubonabona abanyarwenya ari bo Nyakso ndetse na bagenzi be bakina na komedi baje gukinira aho ngaho. Ibi byatumye bakurikira aho bari bari gukinira, maze ngo kubera amahirwe ndetse n'umugambi wa Nyagasani ngo bageze hagati bari gukina babura umuntu wo gukina agace bari bateguye muri video yabo. Ibi byatumye ari gukina iyo role bari